yaguze ikibwana cy'ingurube ku bihumbi 40 gusa. Uyu munsi bamuhaye ibihumbi 500 arabyanga. Reka dusobanurire ibanga akoresha rituma ingurube ze zikura vuba kandi zikaba nini. Kugira ngo worore ingurube bisaba amafaranga menshi. Iki kintu cyaba ari cyo? Oya, ntabwo bisaba amafaranga menshi. Yego. Murabibona kangaha? Yego. Mfitemo ibiraro 8. Ufitemo ibiraro 8. Ibiraro 8. Ireka mbyerekane. Ahangaha dufite ikiraro cya mbere. Ahangaha ndi kugenda kuri iki cya kabiri kirimo ingurube. Turi kugenda kuri iki cya gatatu. Tugiye ku cya kane, icya gatanu, icya gatandatu. Ntari inyuma hari ibindi. Biri hari inyuma. Urakoze cyane. None iki kintu cyuko abantu batekereza ko ingurube zisaba igishoro kinini wakivuga hiki? Oya ntabwo bisaba igishoro kinini. Ntabwo bisaba igishoro kinini. Ntabwo bisaba igishoro kinini. Yego. Ngubu murabona ino ngurube. Yego. Nyuma y'amezi 6 nibwo nayibanguriye. Nyuma y'amezi 6. Yego. Ubu ingurube imaze amezi 6? Ubwo ni ukuvuga ngo nyuma y'amezi 6 nibwo yabanguriye. Yego. Irabura ibyumweru 3 birebe neza. Yego. Ngo ibwagure. Yego. Ndimo ndayerekana. Iyi ni ingurube ni imvange. Bakunze kuzita ngo nubayi cyangwa se pietre. Ariko iyi ngiyi buriya ivanzemo na randarasi. Nayifashe ifite ukwezi n'igice. Yego. Ku bihumbi 40. 40. N'ibihumbi 40 ikibwana. Yego. Muri agace kiwacu. Yego. Ubwo wenda n'ahandi bizigura 50 ariko ahangaha rwose icyororo kibona ku bihumbi 40. Yego. Muyirebe imaze nyuma y'amezi 6 nibwo nagize. Urabona ko iyi ngurube ubu ngubu ihagaze uku ngubu. Nta bihumbi 500 nakwemera. Ibihumbi 500 ntiwabyemera? Ntabwo nabyemera. Ntabwo wabyemera? Ibingi nigiye kubwagura. Kandi ku cyoro nayikuyeho. Ntabwo zijya zibwagura munsi ya 12. Munsi ya 12. Ubwo uhita ufata ibibwana biri hejuru ya 12 ukube na 40. Ni ukuvuga ngo izahita impa ibyo nzasubizamo hano. Uzagenda usubiza muri ibiraro. Abantu batinyuke. Oya, nibatinyuke kandi bakunze kuvuga ngo ibiryo by'ingurube ngo birahenze ng'ingurube ibiryo byinshi. Yego. Iyi ngurube mubona hanga iyi ngiyi. Yego. Irya ibiro 2 ku munsi. Ibiro 2 ku munsi. Ni ibiro 2 ku munsi. Yego. Njewe nta nubwo binamvuna. Ni ukuvuga ngo ndi umuhinzi ndi n'umworozi icyarimwe. Yego. Ni ukuvuga ngo ya soya mba nyifitiye, bya bigori mba mbyifitiye, ikintu ushobora kongeramo ni ya myunyungugu. Imyunyungugu. Yego. Ni ukuvuga ngo turagenda tukayigura hariya mu handi muri agroteke cyangwa se n'ahandi. Yego. None se nk'ibi biraro kuko abantu benshi iyo bagiye gutekereza korora ingurube batekereza ku gishoro. Ese ndashora ngahe? Kuko usanga abantu benshi aravuga ati shobora kuyakura mu kimina, yaba ari umukozi wa leta, yaba ari umuturage usanzwe wikorera ku giti kiwe, akabate se nshaka nko korora ikiraro nk'iki ngiki dusanzemo iyi ngurube. Reka tukerekane uko kimeze. Urabona ko cyubakishije ibiti. Ni metero 2 kuri 2. Tubonye ko hari ibiraro 8. Tubare nk'ibiraro 2. Arashaka guhera ku ngurube nk'ebyiri. Nk'iki kiraro ugereranije ni ibiki bisabwa kugira ngo abe yagitangira? Ntabwo ari ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo natangire kuri iki kiraro iki ngiki. Yego. Reka nsubire inyuma kugira ngo abantu bakibone neza. Ni iki kiraro natangire ni iki. Nicyo watangiriyeho. Yego. Murabona nta bikoresho bihambaye. Izi nimbabari zisanzwe, izi nimbariro, ibi ni ibiti bisanzwe. Yego. Igiti kimwe ngira ngo gishobora kurenza amafaranga 1000. Hafi aho ngaho. Igiti cyubatsanga nticyarenze 1000. Urakoze cyane. Nk'umufundi ahita bibara. Wafata metero kare. Yego. Wafata metero kare 8 ku biraro 2. Wahita ubara kuba n'ibiti byubatse n'amabati. Ntabwo ari ibintu bikomeye cyane. Amabati kandi ushobora gukoresha yakoze n'ahandi hantu. Yego. Rwose ntabwo ari ibintu bigoranye. Niyo mpamvu abantu batinyuke rwose. Akabazo k'amatsiko. Yego. Nsanze hano muri ibi biraro usibye iki kiraro kimwe, iki ngiki nicyo kirimo ingurube. Yego. Iki ngiki muri kubona nta ngurube irimo. Yego. Ntambitse ntara hirya. Ntazirimo. Nabira bindi bibiri biri ara hirya ntazirimo. Reka nerekane kuri ibi ngibi. Niyo mpamvu nagize amatsiko kuko abantu bashaka ko batese ko woroye ingurube utubwira ko worora ingurube kuki ahangaha ho nta ngurube zirimo. Icyo ngicyo ndakigusubiza rwose banashina amatsiko. Urabibaza ati n'ubiraro 8. Nababwiye ko ingurube itajya munsi y'ingurube 12. Izi ngurube zitanze nzejo bundi abanyeshuri bajya ku mashuri. Bivuga ngo Minerval wayikuye muri izi ngurube.
noneho ubwo ngubwo nigiyemo akantu oya ikigiye gukurikiraho rero ntabwo jewe ngikeneye icyororo we ntukeneye icyororo iyi ngiyi nababwiye ko ibiro ibyumuro bitatu yego irabura ibyumuro bitatu ni ukuvuga ngo nzahita nongera nuzuzemo hano hose kandi nanoroze n'abandi woroze n'abandi kuko iyi ngiyi ishobora kurenza 12 uko nyireba ishobora kuzirenza ishobora kurenza 12 ikibwana kigura ngahe ikibwana hano gitangira 40 ikibwana gitangira 40 yego ikibwana 40 ibibwana 12 ibihumbi 400 yego no kuzamuka hejuru no kuzamuka none kuki ibiraro byose byubatse usanga bifitemo sima munsi no kweriki icyo ngicyo ni ikintu cyo ku ano kuru tujya twifashisha wenda imbabari ariko buri imbabari zishobora kuvuna ingurube kwa kundi ziba zidafunganye neza yego impamvu hano ingurube ni ikintu ni inyamaswa sinyita inyamaswa ni itungo rigomba isuku iri ku rwego rikunda isuku kwa kundi bavuga ngo ingurube ikunda kwivuruguta buriya niyo kwa kundi muyibona igenda yivuruguta ahantu buriya ni ukuvuga ngo ibifiteho ibintu bimeze nk'amagaragamba iyo ubundi ingurube utayogeje uze kuyegere neza urabona ko iyi ntabyo ifite iyi ngurube dufata inuza tukayikuba dore rwose urahita ubibona urabona ko rwose ihitina inatuza irakeye urabona ko itari kwitseta no ku biti ni ukuvuga ngo ingurube ijya kwivuruguta ari uko biriya bintu biri kuyirya biyibangamiye ingurube irozwa kimwe n'umuntu ufite imbyiro ni ibyo ngibyo bivuga ngo noneho nta guciye mu ijambo abantu bareke impamvu mbisetse umuntu navuga ngo ingurube igira umwanda cyangwa se ingurube gasanga ifite umwanda niwe uba ufite niwe uba ugira umwanda kuko icyo numvisemo ni uko ingurube ikunda ahantu hari isuku igira aho iryama aho irira kwituma kwayo ijya ahantu yiherera ikagira aho iryama ikagira n'aho irira niyo mpamvu isima ni ukugira ngo yigirire isuku namwe kugira ngo igire isuku itazamo utwanda tuyitere intuza ngo igire ibibazo urakoze cyane umuntu amaze kubaka ikiraro amaze kugura icyororo ariko icyororo nanone nk'uko ubitubwiye buri gihe njya mbabwira ngo ikintu cyitwa icyororo mujye mukitondera ni nk'ingemwe ku mbuto kuri za voka zacu za voka rwose ntitukajye niyo mpamvu mfata umwanya hamagara veterineri wabihuguriwe akaza akanterera intanga hano none iyi ngiyi nayo aho mba nayikuye mba byizeye niyo mpamvu mbabwira ngo ni 50% Landrace 50% Pietre. Ibyo bintu bisobanure Landrace Pietre bitandukaniye he? Landrace buriya Landrace tuyikoresha cyane mu mbyeyi kuko n'ingurube zifitemo akantu ko gukunda abana Landrace yego icyo kintu mu kimenyi none Pietre ni ingurube z'inyenyama ubu ngubu nkizo nagurishije ejo bundi hari abantu tukunda kubita ngo nabashi nta andi magambo mupima kubira guhereza kubera ko ari Pietre kubera ko ari iremereye niyo mpamvu rero icyororo cyanjye ivanga na ya Landrace itanga y'imbyeyi yego kayigiraho n'intuza n'icyororo cya Pietre unase niteza intanga za Pietre wow ubwo izabyara nka 75% za Pietre nabyumvise zikure vuba nongere ngisubire ku isoko iyi ngiyi yongera rinze nyiteze intanga ubona nk'akantu gatuma abantu bagira ubwoba ari agaki akantu ka mbere kabatera ubwoba yego ni umwanya nanjye ubwanjye rwose simvuze ko nahaba yego ni ukuvuga ngo iyi ngurube muri irebe iraryamye iyi ngurube rwose nubwo waba ufite udafite umwanya muremure yego ni ukuvuga ngo irya kabiri ku munsi ingurube irya kabiri ku munsi yego ni ukuvuga ngo uyiha ibiryo saa 3 yego ukongera kuyiha saa 9 saa 3 saa 9 ukahita ushyiramo amazi ukigira mu byawe izasakuza yego kuko kuva nagera ntabwo nigeze numva isakuza ntibishoboka yego ushobora no kuzora rwose ntagire n'umuntu umenya yuko hano haba ingurube icyambere ni umwanya icy'ubwoba umwanya wo ntago ari munini ku ngurube
buriya nubwo wenda tuzajya no ku nkoko, yego, ikintu kijyanye n'ingurube n'inkoko, yego, ntabwo ari ibintu bishobora kugutesha umwanya, kirazira. none si ikindi kintu cy'ubwoba bw'uko bashobora guhera ku bintu biremereye, icyo wakibabwiraho iki? Ugasanga nk'umuntu ari kuvuga ngo birasaba miliyoni, ndashaka ingurube 30, ndashaka oya icyo kintu bakitondere. Buriya mu bworozi bw'ingurube, yego, ntibakajye batekereza ibintu birebire. Nababwiye ko ibi biraro dore ngibi ndi kubibona hano, ndi kubibona. Nababwiye ko ubu ngubu jewe ahangaha, yego, iyi ngurube ntawaguha 500,000 ngo ubyemere. Ibaze ufite ingurube 3, miliyoni n'igice. Ubu ni ukuvuga ngo nta cyororo hano nkeneye, nta cyororo ukeneye, kurebana n'ingiyi y'ibiro 2 ku munsi, yiturije inkwa amazi dore ngariya, hanyuma mpiterongera nuzuza ibiraro, wuzuza ibi biraro nyuma y'amezi 5 nongere ntange ingurube. Iyi ngiyi nabwo nanone izaba igize gute? Izaba yongeye yimye, izaba yongeye ibwaguye, bita nzikuramo zitanga, yego, kugira ngo wenda ntipasa wa mupira muremure. Mbese ikindi kintu numvisemo ni ukutipasa umupira muremure. Abantu birinde kwipasa umupira muremure, kuko buriya ingurube ushaka kugira ingurube nyinshi, wabara ibyo uzitangaho ugasanga nta kintu na kimwe. Niyo mpamvu abantu bajya bacika intege. Yego, ariko ugiye nkaga nta ntege nacika, kubera ko urabibara bigakunda neza. Umuntu wese atinyuke, tureke gutaka. Hariho ikintu, duhere kuri makeya tugere kuri byinshi. Yego, ikintu cy'ibiryo reka tukigarukeho. Njya ngira ese hari abo ushobora gusanga bahira ibyatsi, abandi ugasanga barateganya kugura amasondori. Yego, ikintu cy'ibyatsi wagiraho inama iki abantu ugereranije? Buriya rero narababwiye ngo ikintu ni ukuba cyariye. Ikintu ni ukuba cyariye. Yego, izo ngurube giye ntangira ku mezi 5-6, ibiri hejuru y'300. Yego, ngewe ni ukuvuga ngo haba harimo ibyo niyejereje, ibyo wiyejereje mu bya bigori, ibijumba, mu za soya. Buriya mu bijumba nta mbaraga zibamo, nta kintu kirimo buretse mbere. Reka wenda tujye no ku kantu kamwe. Yego, ndakavuga nihuse. Yego, wenda tuzagira ikiganiro cyabo. Buriya ingurube imeze nk'umuntu, ikenera ibitera imbaraga, ikagira ibyubaka umubiri, amaproteine, hakazamo n'imyunyungugu. Niyo mpamvu nababwiye ngo mu bitera imbaraga harimo ibigori cyangwa se bituruka ku muceri, byo dukunze kwita ngo ni sondori cyangwa se amasondo mayise cyangwa burenda. Yego, ngibyo ni bitera imbaraga. Yego, noneho hakazamo soya. Yego, mu maproteine hazamo soya. Noneho ibindi nibyo tujya kureba imyunyungugu, harimo amagufa, harimo ibyo muzumva bya mixi, hari ibyo muzumva za nabyumvise. Ni ukuvuga ngo biriya biryo amakonsantere haba ari ibintu bigiye bitandukanye, tutazafata rero. Yego, nacanisha ahangaha, yego, cyangwa se navoka yahubuka ahangaha nkayiha ingurube. Yego, ariko ntabwo nakwizera ngo yabonye ibikwiriye. Bivuga ngo wa muntu ushobora kuyorora, harimo ibintu bibiri. Yego, hari icyo bugamije. Yego, ese urashaka iyinyama, urashaka izabyara. Yego, ukayigaburira nabi. Yego, watera imibare ugasanga barahombye. niba iyi nkuru ikugiriye akamaro, kanda like. Ushaka kubona abandi bahinzi bahindura ubuzima binyuze mu buhinzi? Subscribe kuri Mr Tech Rwanda. Ntucikwe amahirwe ari mu buhinzi.